Reka mbasuhuze again and again and again and again. Mari mumeze mute? Ndabasuhuje nyine tu. Nashyizeho ikiganza a promise. Nawe shyiraho icyawe uvuge nga promise. Nawe uvuge nga promise, nawe uvuge nga promise, nawe uvuge nga isezerano, nawe uvuge nga isezerano, nawe uvuge nga isezerano. Ibiganza bibaye bingahe hejuru ahangaha. Gahunda yacu ni isezerano kubaho ibyiza, mumfashe tubaho ibyiza, sibyo? Incamake kuri worship fighting, intambara yo kuramya, igice cya 11. Duheruka bimeze bite? Muribuka gahunda iri muri PP Jesus Win Ministry yo gutanga video y'umunsi. Iyo video y'umunsi gatangwa n'umunyamuryango muri iyo ministere, ndetse iyo video ikerekwa isi. Noneho hariho video imwe rukumbi imwe mu cyumweru ihembwa umuntu wakoze video nziza kurusha abandi. Batubwiraga ko abantu batatu baba bakoze video nziza cyane kurusha abandi, bagakora iyo video, bamara gukora iyo video bakayikorana na president wa PP Jesus Win. Icyo gihe rero muribuka neza cyane koko hari hakozwe video nziza yakozwe na Ngabo na Nadia kubera yuko yabahize. Urumva hari n'abandi babiri batsinze, ariko wa mbere rukumbi ngahembwa gukorana na president wa PP Jesus Win. Urabyumva? Icyo gihe rero hari byabaye nyuma yo gutanga video, murabyibuka, ubwo umwe yanze kuva kundi, umwe agamije guhakinga WhatsApp y'undi, undi nawe agamije gutwara nomero, murabibuka, agamije gutwara nomero yande, nomero y'umuyobozi we. Ndagira ngo mbibutse gahunda nziza cyane iri muri Duhindure Group. Iyi ni ya gahunda yumva video wakire kashi, aho uyisanga hehe? Uyisanga munsi ya video gato ya hano handitse subscription. Munsi ya subscription hari handitse description. Aho ngaho ni usanga ikibazo tuba twabajije, iyo ugisubije neza hari amafaranga bacyanditseho urayahabwa nande na Duhindure Group. Noneho ndagira ngo nkubwire yuko aka kanya hari ikibazo kidasanzwe cy'umwihariko kiri guhembe ibihumbi 10 y'amanyarwanda. Uribuka gakino Neri yigeze gukina na Ngabo ari ukamukinishije ku ngufu, yabibwiwe na nyina Zainabu amubwira ati ugomba gukukana Ngabo, byanga bikunze ntutegereze ka kubwira urukundo, byarakomeye utinze gato yagucika ararebwa na benshi. Nibwo Neri yahise apanga gakino keza cyane, arangije aragenda gakina Ngabo, sinzi niba byaracima. Ako gakino rero turagira ngo ugakurikirane, gakinwa n'abantu bangahe? N'abantu babiri bonyine, ubundi uwa gatatu abafashije kamera ni wowe n'umuhungu, cyangwa ni umbura umukobwa ni wowe n'umukobwa, mukagakina mufatishe kamera yari yose niyo yabi ya telefone yanyu, mukohereze turebe uko kameze, ubundi ibihembo by'ibihumbi 10 ubyegukane. Urakabona hehe? Kugira ngo gakino kazi kurikira mu bice byabanjije by'iyi filme. Noneho reka ducubire ndani mu gice cya 12. Duhindure TV, we make you Kigaliyane. Aha, iminsi yaragiye iratambuka n'iyindi iraza muri PP Jesus Win, ibikorwa bikomeje, abantu n'imiryango bakomeje kuba babanye neza. None aka kanya reka twiyizire hano aho Ngabo none hari mu rugendo rwo gutereta Nadia yarihinduye undi. Karabaye twari tuzi ko bagiye kugaruka binjiye mu rukundo, ngayo nguko. Ngabo rero akore kuri WhatsApp imwe kuko yarafitemo WhatsApp ebyiri nkuko mubizi. Ati iyi ni ya Nadia se? Oya, ndabona ari yanjye, dore iya Nadia ndabona ari. Areba ukuntu SMS zisukiranya, yinjire muri imwe, areba ukuntu bari kwandikirana. Uribuka neza ko yayihakinze? Do you remember? And reba amachat ari kuza muri WhatsApp account ya Nadia. Amachat ameze ate? Umbabarire kuko nsigaye nkwita sheri kandi Nadia ati ubwo uzi icyo bizakumarira. Mu by'ukuri Nadia mwenyewe arimo arandikirana n'umuntu ibi bintu byose Ngabo abibona muri WhatsApp ye. Iyi tekinoloji se murayeze, nzayibigishe. Noneho sasa na Ngabo bishatse yamuvangira tu nawe akandika. Nawe umva ukuntu Nadia yamusubije ubwo uzi icyo bizakumarira. Undi ati bimfitiye umumaro munini akarusho, noneho umunsi tuzaba turi umwe mu rukundo. Ngabo abavangire asubirize Nadia ati ubundi se wumva wifuza ryari? Musore nawe ati n'uyu munsi sheri umbwiye ko nkunda naruhuka. Nadia abone SMS igiye atari uyanditse yikange, najya kuyisiba asange yagiye kera.
banamaze kuyisoma banayisubije. Ngabo yongere asubize vuba vuba. Sheri kuva uyu munsi nduwawe. Ngabo arimo arasubiza mu izina rya Nadia. Nadia arajya gusubiza, Ngabo yamutanze kumusubiriza kare. Nadia abibone ahita yiforwardinga vuba vuba ati ibi bintu sinjye ubyanditse, sinagusubiza ibi bintu bisa gutya. Urumva bivuze ngo ni nkuko wakwandika ikintu ugahita wongera ukavuga ngo si wowe ucyanditse. Nuko nguko Nadia yabigenje. Mu gihe Nadia yakivuga ngo ibi bintu sinjye ubyanditse sinanasubiza ibintu bisa bitya, Ngabo ako kanya ahita yongera muvangire. Mwibuke neza yuko umutipe uri kucata na Nadia ari kugira ngo byose ni Nadia uri kubyandika, mu gihe Nadia we ari guhita abona hari umuntu umuvangiye. Iyi tekinoloji nzayibagurisha ngahera ngaho. Urumva Ngabo amuvangiye ati rwose ni umutima ubyanditse, nyumvira nawe ndagukunda, nubona mvanze amagambo ujye umenya ko umutima wanjye uragukunda ariko umubiri kanga karabaye. Undi ahita amusubiza ati kubera iki se? Nadia we mwenyewe ahita asubiza ngo si njyewe rwose ahubwo bayi kandi ntuzongere kunyandikira. Ngabo ako kanya cunga vuba vuba umusore atarasubiza ahita yongeraho ngo niba utarashyira urukundo mu bikorwa ntuzongere kugira gute ubwo? Ati ubwo bivuze ngo usoma arasoma ngo ntuzongere kunyandikira niba utarashyira urukundo muri abantu bakuru, ntabwo nongera kubiteranya mujye mubyiteranyiriza. Ngabo ahita ava muri iyo chat ya Nadia yarari kugirana n'uwo musore arebe no mu zindi chat zose Nadia yagirana n'abasore. Ati sinanabivamo ndabona ari benshi baramwandikira we. Ahera ku muntu wa mbere asubiza, nkuko mubizi abakobwa nta kindi baba babwiye umukobwa nk'uyu nguyu. None ntimumaze kumusobanukirwa ukuntu agomba kubasa, ukuntu agomba kuba ameze, ukuntu agomba kuba yitwara. Ndavuga Nadia. Ahera ku wa mbere asubiza ngo nanjye ndagukunda nanjye narubwo Ngabo ari kwitegereza ibyo bari baganiriye ngabone ari byahera, ahubwo ahise atekereza yuko umukobwa nk'uyu bagomba kuba ari inkundo baba bamusaba. Agenda ahera ku ya mbere asubiza I love you nanjye ndagukunda, me too, and me too, ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva noneho sasa zose chat zose arazihetura, ahite ashaka guhamagara. Kwanza ubu ngiye guhita muhamagara nigize undi musore, ntangire muterete nigize undi musore, nigire nkaho mfite na gahunda. Ndetse umva ndashaka kureba umutima we, ndakoresha simukadi abantu batazi nawe atazigera amenya. Ikindi ndi bukore ndi buhindure n'ijwi nyine tu. Ibyacu ntibitinda. Ngabo ahita afata telefone arahamagara ati hello, narinyuze hano muri quartier, nagira ngo nkurangiraho ndi uzufata impano yawe. Ubwo arimo aravugisha Nadia kuri telefone yabikoze uko nguko yaramaze kubivuga. Nadia turinde yo mbabarire byashoboka ko SMS mperutse kukwandikira itakugezeho. Mperutse kuva muri Ethiopia kuko niho nkorera, hari amavideo numva nkanayabona yivuga butumwa yatugeragaho. Rero nkubona nakubona nkumva ndagukunze, ndakureba cyane. Rero muri make ndagukunda kandi nizere ko nitubonana nawe ndabizi uzankunda. Uyu ninde? Nawe Nadia ako kanya acyumva ibyo bintu exactement ahita yibuka bya bindi ubumwe ntago mubyibutse. Igihe mama wa Nadia izabikora Aneti muramwibuka, yamubwiraga ati mwana wanjye icyo kigabo cyambwiye ko kizanjyana muri Ethiopia. Bise bimuvanga mu bwonko. Reka dukomeze twumve uyu musore arimo atereta Nadia. Ati rero muri iyi minsi nubwo ndi mu Rwanda ariko nta kanya mpfa kubona umfasha ujye wemera ibintu byose tubipangire kuri phone kandi wemere n'impano zose nkoherereza. Ndifuza ko ninsubira muri Ethiopia nzakujyana sibyo? Nuko ari kumuganiriza kuri telefone. Ako kanya Nadia ahita atekereza mama we. Yumva ibinatekereje, mama yambwiye ko hari umuntu wagombaga kumujyana muri Ethiopia ngo biranga kandi ko ngari we wamusigiye urufunguzo. None n'uyu aje nyibwirishwa ngazanjyana muri Ethiopia. Ese ibi bintu birahura bitera?
ibi bintu ngomba kubikurikirana byanga bikunze. Oya, si ngomba kwicara we, ngomba kurangara nkahomba ikintu gikomeye, ngomba kubikurikirana. Ako kanya Nadia niko gutangira gusubiza yubashye cyane. Karabaye ngaho haye koko nawe ati yego ndabyumva ngabo. Okay, ubwo uzufata impano yawe, ubwo uzuyifate nyine ahita kupa, ariko ngabo ahita atekereza kabyumvise vubara ubu kumusaba urukundo noneho ndi ngabo ntihinduranyije ntibyanyorohera cyangwa sha nakarara, ariko byose nzabimenya. Nadia nawe nk'umuntu w'umunyabwenge ahita atangira gutekereza imyitwarire agize ako kanya ku muntu umamagaye bwa mbere. Wa musore we sindi ikirara nk'uko uzabitekereza, gusa ngomba gukurikirana mpaka amenya igice cya kabiri cy'urufunguzo mama abitse. Twihute cyane twigerere muri PP Jesus Swing Ministry. Ngabo ari muri biro ye a telefone Olore. Hello, Chief of Communication Olore. Mwabyumvise ko Olore ari Chief of Communication wa muri PP Jesus Swing Ministry. Ngabati umva Olore ukominika abanyamuryango ko dufite inama yiga kwitegurwa ry'amarushanwa muri PP Jesus Swing Ministry. Wanyumvise Olore? Ati ndabyumva ngabo. Ese Nadia yahageze Olore? Ndabona ntawe. Aha muri sale aho Olore ari hahandi bafatira za video z'umunsi, murazibuka zimwe bajya bereka isi. Nawo noneho hariyo na secretary Samati. Nkuko mubizi abadukurikira bari bifuje uyu munsi nanone ko twabaha video iri live, kandi ko twabaha bifuzi ya Nadia mw'iminsi ari mu kazi. Rero bari ku buhanga bw'ibyuma ni mu bitegure neza. Kamera zigeze hehe? Dore harabura iminota 10 gusa ngo live itangire. We Nadia arabageze hano. Tugaruke kuri ngabo muri biro ye niho yibereye. Hano twari turi muri sale ifatirwamo video igiye kunyuzwaho yerekwa isi. Ngabati ese Nadia akataza usiko yari yarabuze koko, yari yarabuze umusore bakunda urukundo rwamutesheje umutwe kugeza ubwo akererwa kugera hano bitaramubagaho. Ahita mu telefone yigize unknown nk'ibisanzwe. Hello Shelly. Nadia ati hello. Aho Nadia arimo gushakisha. Undi ati wayibonye se? Nadia ati oya, undi amuyobore neza hayivana. Ariko ubu muri bukanu Nadia yagiye kureba yakado nyine aho bayisize to. Noneho ako kanya reka turi kumva amajwi mu duspikers duto cyane tugiye twenstaye aho ba president ngabo bakorera muri PP Jesus Swing. Hano hari ikoranabuhanga. Amajwi ari kuvuga ngo ikoranabuhanga rihagaze neza. Hamaze kugira amasare mu gihugu arenga 200. Hirya no hino ku isi baricaye bariteguye. Abo kuri kamera bimeze bite? Umuvugabutumwa ahagaze ate ko habura iminota 5 gusa? Harabura iminota 4 n'amasegonda 59, iminota 4 n'amasegonda 58, iminota 4 n'amasegonda 57. Bigenda bimanuka ariko nizo speakers bivuga. Noneho Samaho yarari abyumve ati Olore bwira president ngabo ko Nadia yabuze kandi harabura iminota 4 n'amasegonda 30. Nadia na nubu ntagarahagera. Genda tubwire president ngabo Olore ajye muri biro. Umva Nadia yabuze kandi harabura iminota 4 n'amasegonda 15 ngabo. Okay, genda ndaje mbikemure. Atekereze akana ko nakajije. Amuhamagare kuri telefone. Umva Nadia ni president ngabo. Umenye kuzigaranya iminota 4 gusa ngo ubugeze imbere y'abantu. Ubu tuvugana uri hehe mu byukuri? Nadia ko kanya ahitamo kupakarabaye. Muri sare imwe runaka reka batugarure. Urumva ku isi hirya no hino baricaye barategereje kureba ino live iryoshye gutya. Umva yarabashituye yubatse izina ni muri iyi live. Ya video y'umunsi bajya batanga. Yewe baricaye baratuje ngo bayikurikire mbese. Noneho comments ziturutse muri sare imwe runaka batugaruyeho bari kutwereka. Ariko kiyo habaga hasigaye iminota 3 umuvugabutumwa w'umunsi yabaga yageze kuri stage tumubona. Byagenze gute noneho? Nadia batugarurire kuri Nadia yireba ukuntu asa, ukuntu yambaye byonyine.
utajya imbere y'abantu imbaga ingana kuriya nsa gutya kuko mbigenje gute aze yuhanya uko yakambaye yimereye bidasa neza agiye kongeraho kwiruka cyane kandi urugendo si rutoya ako kanya Ngabo nawe ahantu ari yabuze amahoro ajye hanze kureba aho Nadia yabageze sipika nazo ntiziboroheye kubibutsa buri kanya harabura iminota umwe n'amasegonda 50 Nadia are you ready harabura amasegonda 35 34 harabura 33 harabura 32 speakers ntizorohewe ndetse na Ngabo yataye umutwe Nadia ahantu ari yasaga nabi byonyine yari afite icyunzwe cyo guhiga yakado kongeraho ko yongeyeho urugendo rwo kwiruka cyane ntiyasaga neza ntiyari yambaye neza ngaho karabaye haye kaka uko Ngabo yakagiye hanze kwa kundi ubwo ngubwo ahita ahindura gahunda za yinjira abantu bose ko bari barangamiye hanze ba muri PP Jesus Ministry bagiye kubona babona Ngabo yinjiye wenyine kandi ubwo hasigaye amasegonda 15 muri amasegonda 15 abantu hirya no hino mu masare hirya no hino ukwikoranabuhanga riri bitwereka riri kutwereka bisohokera bagabanyuka umushinga wacu urahombye we none rivuga butumwa rirakorwa rite speaker nazo uko zirimo speaker nazo ziri ku kazi katoroshye harabura amasegonda 12 amasegonda 11 harabura amasegonda 7 uko speaker ziri kuvuga gutyo Ngabo arinjira ntago tuzi icyo agiye gukora ariko ako kanya hari ahantu Neri yari yicaye nawe tugiye kubona agiye gukora iki Nadia byagenze bite Ndeka tugihinranga mwakoze cyane we love you so much iki cyari igice cya 12 mwakurikiranaga kurikirana igice cya 13 nacyo kiriho ni kuri Duhindure TV ubundi ibintu bigakomeza kugenda neza cyane ibintu nabibutsa ni byinshi cyane ariko byose usanzwe ubizi nawe muri abantu beza cyane natwe icyo dukora no kubakunda kandi tuzabana namwe ibyiza tubibategurira buri munsi inkunga zanyu za mbere no kutubwira ibitekerezo byanyu yende nkunga yanyu yo murayeze irenze izindi murayeze again and again and again mwakoze cyane Duhindure TV we make you Kigaliyane.